reka nanyere masuhuze ni inono+tv ikiganiro nta kindi ni ukuri kwanjye ukuri kwanjye hamwe tuganira ibintu bijyanye n'inkuru z'urukundo amakosa dukora mu rukundo tukayakosora kugira ngo tugire urukundo ruzima kandi rufite intego. Abenshi rero bibwira ko urukundo rutakibaho ariko buriya rwose ndamubwira yuko urukundo rurahari, ahubwo ntabwo turuha umwanya ngo turukorere ibyangombwa ibyo rukeneye, ibyo ni bavugaga kera, turusasire, turubuhire, turuvomerere, turukize ibyonnyi, biko bavuga tukize ibyonnyi. Ibyo ni byo tudakora ariko urukundo rwo rurahari. Uyu munsi rero ukuri kwanjye tugiye kuvuga kuki. Uyu munsi turaganira n'abamama, tugiye kurebera hamwe ibintu abagabo cyangwa se amagambo abagabo badakunda kumva nyamara abagore dukunda kuvuga ariko tuba tudakwiriye kuvuga, dukwiriye kwirinda kuvuga kubera yuko abagabo bacu batakunda kuyumva cyangwa se muri rusange igitsina gabo. Icya mbere ni ukuvuga ibyiza ku bandi bagabo. Ndaguha urugero, wenda uturanye n'umugabo ubona akunda gutaha kare, ukabona nyine ari muri famiye, wenda umugabo wawe ataha bwije ariko yataha ukaza kumubwira ati naba n'akanaka we rwose afite umugabo mwiza, yitahira saa moya, aba ari kumwe n'abana, ni mwiza, nta kintu ugatangira nyine kumushima. Ntabwo ari byiza gushima umugabo, uba uri gushimira urugo mu rundi, ntabwo rero rwose inshuti yanjye ari byiza yuko ushimira urugo mu rundi. We ni umugabo wundi nyir'ubwite, nawe afite uko abyumva, afite n'uko abibona. Rero nawe umugabo wawe ni uwo nguwo, nawe ni uko ateye, kandi ukwiriye kubimwubahira ukanabimuhera agaciro, ahubwo ufite gushaka ubundi buryo ushaka gutuma yareka ibyo bikubangamira niba utabikunda, sibyo? Akabona wa wundi wenda ariko nta n'ubwo na ngombwa yuko abangaba, kuko ntabwo abantu basa, ntabwo abantu bahuza imico. Ukwiriye rero kumva yuko ukwiriye kwakira uko ameze, wenda ukajya ugerageza kubiganira naweho kenshi ubimusaba, tukaganduka nk'uko Bibiliya bivuga, ukamugandukira ukamubwira ati mugabo mwiza, rwose ibintu byo gutaha bwije, koko kubona utaha bukeye, abana bagukumbuye cyangwa se niba nta n'abana nanjye bagukumbuye, ugateta ukishima ukitetesha, ukamwereka ko umukumbuye, umushaka, umukeneye, kugira ngo agire nyine ingeso, niba ari n'ingeso yari afite yo gutaha bwije, agire icyo agenda ahindura, ariko atari kuvuga ngo ugiye kubimwerekera ku ruhande, ushatse kumwereka yuko nyine hari abandi babikora neza. Aho ngaho uzaba ushatse kumwereka yuko ntacyo ari cyo, ntacyo ashoboye, kandi ibyo ngibyo ntabwo ari byo bikwiriye, ahubwo ukwiriye kwitonesha kuri we kugira ngo agire ibyo ahindura bitewe n'uko wabaye umutoni kuri we. Ikindi ni ukuvuga ku mu ex wawe cyangwa se ku bagize benshi, ku ba ex bawe. Icyo kintu ni ikintu gikomeye cyane, ugasanga tuzatugenda dushyiraho n'ingero, ugasanga wenda n'urugero, niba tuvuga urabyutse mu gitondo ugiye wenda nko kwambara wenda nk'inkweto, uhise nyine wibuka nk'ukuntu nk'umu ex wawe yakuguriraga inkweto, ugatuvuga amanani ntabwo mperuka kugura inkweto, ariko kanaka buriya uzi yuko yanguriraga inkweto zose nari ntunze, niwe wazinguriraga, yamenyaga umunsi nguriraho inkweto, yamenyaga igihe nyine ngomba kuhindurira inkweto, ibintu byose yabyitaga, ugahita nyine ubibwira umugabo wawe umwumvisha yuko nyine hari ikintu adakora nka kanaka icyo yakoraga we ntabwo nyine ari kugikora nk'uko, ntabwo mbese ukibona nk'uko yagikoraga, kumva ko nyine ni ikibazo.
ugasanga nyine mu ex wawe uramutatse cyane, uramutatse umuvuza ibintu byinshi byiza byereka sinakubwira, ariko nyamara ntabwo mudamu nshuti yanjye ntabwo biba bikwiriye yuko uvuga umu ex wawe ukamuvuga bene ako kageni uri kumwe n'umugabo wawe. Ikindi cyo noneho tugiye kuvuga ni ikijyanye no kujyana amakuru hanze. Ugasanga ngo ufite umukopine, niba washwanye nyine n'umugabo wawe, ugasanga uhise wihutira kubwira wa mukopine, sha urabizi urumva nyine umugabo wanjye byagenze gutya na gutya ABCD. Warangiza ukabibwira nk'umugabo wawe, ukamubwira ngo nabibwiye kanaka ukuntu mbabaza, ngo ngiye maze kubirambirwa, ngo iki, ukamusohorera ijambo umubwira yuko hari icyo wavanye mu rugo rwanyu, ibanga ryanyu muri babiri, ko mwashwanye muri babiri, hari aho wabivanye, hari aho wabijyanye hanze, wajyanye amabanga yanyu mu rugo rwanyu, wayajyanye hanze. Ntabwo ibyo bintu rero abagabo babikunda. Abagabo bakunda umugore ugira ibanga. Niyo mpamvu usanga nyine akenshi bakunda kuvuga ngo igitsina gore kigira amagambo iki, ariko ugasanga abagabo baravuga bati nta bagabo bagira, ariko nuko bo nyine ntabwo bakunda ibintu byo kuvuga cyane. Ntabwo rero natwe icyo kintu tuba dukwiye kukirinda. Ntabwo abagabo bakunda umugore ubabwira ko yavanye ibanga ryabo mu rugo rwabo akarijyana hanze, kandi natwe reka tuba dukwiye natwe kuba nkabo, tukabibona ko dufite umuntu umwe, tukagira amatwi abiri, dukwiriye natwe kumva cyane ariko tukavuga gakeya. Ntabwo dukwiriye nyine kujya kwirekura ngo twitange hanze, abantu nyine hanze batumenye ko twashwanye n'umugabo, ko twagiranye ibibazo, ko twagize gute. Ntabwo nabyo biba bikwiriye. Niyo mpamvu rero abagabo akenshi bakunda kubumbatira amakuru y'urugo rwabo ntibayajyane hanze. Ntabwo rero bakunda umugore ubereka yuko yirekuye, yagize ibyo avuga, nubwo ubivuze nyine ubivuganye amarangamutima menshi, ukanamugaragariza yuko byakurenze ukagera n'aho ubisohora, ntabwo umugabo we biba bimushimishije. Icyo kintu ntuzongere kugikora. Ntabwo nkubwiye ngo uzabivuga ariko ntubibwire umugabo, ariko ahubwo uzareke kubivuga, mubiganireho n'umugabo wawe, mubikemure. Ikindi rero tugiye kuvuga ni ku kintu kijyanye kutavuga nabi famiye ye. Ugasanga uri kuvugana n'umugabo ariko uri gusenya wenda bashiki be, uri kubavuga nabi, uri kuvuga nabi mama we, uri kuvuga nabi abafite ababyeyi, uri kuvuga nabi mukuru we, murumuna we. Ntabwo nyine ari byiza, ntabwo akunda kubyumva, ntabwo akunda kumva ko nyine uri kuvuga nawe umuryango we, kandi nawe wishyize mu mwanya we nawe wabyumva. Ntabwo wanezezwa no kuba bakubwira bati mukuru wawe ukuntu ameze, ibiki, mama wawe ukuntu ameze, ibiki, ntabwo nawe byagushimisha. Ntabwo rero rwose abagabo bakunda abagore bavuga nabi famiye yabo, famiye y'abagabo, kuko buriya abagabo akenshi bajya banabivuga, abagabo akenshi bubaha famiye yo ku mugore, bakayubaha bakanayitaho, ariko akenshi abagore ntitwubaha famiye z'abagabo ngo tunaziteho. Niyo hahandi usanga bavuga ngo umugabo wenda yari umuntu mwiza ariko amaze gushaka ibintu byarahindutse, ugasanga nka nyoko baravuga ati ngiye mperuka umuceri rwose umuhungu wanjye atarashaka, aho ashakiye kanaka nta nubwo nzi ngo bigenda bite. Ibyo bintu umugabo ashobora no kwihangana akagerageza uburyo icyo azabikora utabizi, ariko mu by'ukuri uba wamubangamiye. Rero wenda nibive mu bikorwa turi kuvuga ku amagambo noneho uvuga kuri famiye y'umugabo, cungana nayo, wivuga amagambo mabi kuri famiye y'umugabo wawe, kuko ni ikintu kimubabaza adakunda habe na gato, kandi n'umugabo uwo ari we wese. Ntabwo ari umugabo rero ufite famiye gusa, hari n'abatafite famiye. Ntabwo ari byiza nyine ngo uzane ibintu bya famiye ubivugeho, ntabwo ari byiza. Rebana n'ibyawe n'umugabo wawe, namwe mwakoze famiye yanyu, urebane n'iyanyu, ubundi wite kuri umugabo wawe nawe azita
ku yawe. Ndabizi neza yuko niwita kuri famiye y'umugabo wawe nawe azita kuri famiye yawe. Gusa ikiruta byose irinde kugira ikintu kibi. Niyo yaba ari ikosa ubonye urebe ubundi buryo urikemuramo. Niba n'ikibazo mugiranye n'umwe mu muryango we murebe uburyo kimugikemuramo, ariko utagaragaje amarangamutima atari meza kuri famiye y'umugabo wawe. Ikindi ni ikintu kijyanye na sex. Ndabizi neza yuko hari abana badukurikira kameramani arasetse. Hari abana badukurikira, turagerageza kubivuga mu buryo butari bugire uwo bibangamira muri twe haba abakuru, kandi nanone bidatera isoni cyangwa se bitumvikana mu buryo butari bwiza ku bana. Ikintu kijyanye na sex rero, ijambo nyine badakunda, ndakeka ko abadamu mwese mwarangije kumenya. Ntabwo abagabo bose bakunda umuntu ubereka yuko ntacyo bashoboye, kubereka yuko nyine ntacyo bashoboye ukagira utya. Kandi imagine nawe umugore mwiza abaye ari wowe, bibayeho igikorwa runaka kikarangira umuntu akagira atya. Kandi imagine noneho wowe umugore uri Bibiliya iravuga ngo turi inzabya zoroshye, twe turoroshye, wahita hari turi ku kanariro. Noneho ibaze uwo noneho amarira atemba ajya mu nda, uko we yabyumva. We biramubabaza, bimugumemo, bimuca intege, yumve ko adashoboye. None ntabwo ari bwumve ko adashoboye hariya honyine, ari bwumve ko no mu buzima busanzwe adashoboye. Ntacyo ari cyo. Already warangije kumwereka ko nta kintu ari cyo. Niyo yakwambika neza, niyo yagusiga amavuta meza, niyo yakwita ku muryango wawe, niyo icyo yakora cyose. Icyo yakora cyose. Niyo yagusohokana ahantu heza hameze gute, ariko warangije kumwereka yuko kiriya gikorwa atagishoboye, aba yumva we mu buzima bwe ntacyo ari cyo. Kuko nicyo kintu aba yumva yuko ubundi reka nyite nk'ishimwe. Ni nkaho ari nkaryo shimwe aba yumva ahereza umugore we, amushimira kuba nyine yaramukunze, kuba yaramwemeye bakabana, kuba yaremeye kuza akamubera umugore. Ni nkaho ari ishimwe amuha. Ntakorera batagize imbaraga ze zose, ubushobozi bwe bwose, kuri uyu mubona ntakaba atagize. Ikiba gikwiriye rero ni ukumirwa no gushima, ukwigisha umugabo wawe ko nawe aba yaguhaye ibyo afite. Ikiba gikurikiyeho ni ukumushimira, gushimira umugabo mwiza, byagenze neza rwose, urashoboye, bimeze neza. Ibyo byose rero ayo magambo niyo aba akeneye kuruta kumubwira ngo ngo n'ubundi se, cyangwa se niyo utabimubwira ugasanga umubwiye wenda nk'inshuti yawe, ubundi se ngo ubundi ko nta kintu nta kuntu bimeze. Ntabwo ibyo bintu niyo atabyumva, wowe umutima wawe ujye wishinja icyaha, wumve yuko ntabwo ari ko bikwiriye, kandi nawe ari kuba wisebeje. Nyine ni nka ukuntu nabyita, ni nko gukora ikintu ariko already ugikoze ahantu nawe uri. Tuvuge wenda utwitse inzu, nkwitsiye inzu kandi nanjye nyirimo, byanga bikunda ndashya. Kuki wumva yuko wabijyana hanze kandi n'ubundi umugabo wawe n'uwawe mufite kubana akaramata. Niko tubizi, ni nako tubivuga, ni nako tumanika akaboko tukabyemeza ati tuzabana mu byiza no mu bibi. Rero icyo kintu cyo kuba washaka gupfobya, akaba ari kubyita umugabo wawe, ukabimwibwirira, wa mugore we, uretse no kuba cyaba ari ikibazo waba uri n'ihunguzi, akaba ari kubyita. Kuko Bibiliya iratubwira iti bagore mugandukire abagabo banyu, namwe bagabo mukunde
abagore banyu niba umugabo yagukunze akakwiha uko yishoboye akaba ariko abikora, kuki wumva yuko wamubwira ko ntacyo yakoze kubw'ubushobozi? Umuntu atanga icyo afite. Bifata gutyo ko umuntu atanga icyo afite, ahubwo mwabikemura mu bundi buryo, mukabiganiraho, mukaganira, bikosoka mukabikosora, si ku mugabo wenyine. Kandi imagine nawe akubwira ati rero wa mugore we wapi, nawe byakubabaza ndabizi, wanashakisha noneho wowe uri umugore nyine ahita byumva cyane, yanashakisha, yanabaza, yanagira ate kugira ngo ikibazo gikemuke. Ariko ntabwo ari ubwo buryo byakorwamo, byakorwa mu buryo bw'ibiganiro, ntabwo byakorwa mu buryo bwo kumukomeretsa umubwira amagambo ameze gutyo. Nta mugabo, iki cyo nagihagararaho, nta mugabo wishimira ko abwirwa yuko adashoboye muri kiriya gikorwa. Ibyo rero ni amagambo dukwiriye kwirinda, ahubwo ugashaka ubundi buryo ki wabimubwiramo, kuko communication ni ikintu nyine gikomeye hagati y'ababana. Abantu babana, communication iba ikenewe cyane, mukaganira ku bintu ibitagenda neza, mukabiganiraho, mukavugana, mugahana umwanya kugira ngo nyine mukabikemura mu bundi buryo, ariko kandi nta n'umwe ukomerekeje undi ngo usange wenda uramubwira ati kanaka utangiye kuzana bene twavuze hejuru byaba ex ngo umu ex wanjye oya, kuko nyine none se ko mutari kuri kumwe n'umugabo wawe, urumva rero ntabwo biba bikwiriye. Tuganira ibintu byinshi, ariko kandi mukwiriye kwitaho badamu, nshuti zanjye, mukwiriye kwitaho cyane. Ni inono+tv, nimero zanjye ziri aho hasi. Ufite kuba igitekerezo, ufite kungira inama, ufite kumbwira ku kintu twazavugaho utaha, ufite kuba umutumirwa tukabiganiraho nyine, ariko nyine tugakomeza guteza imbere imyumvire yacu nk'abadamu, kandi nanone tukanakomeza kuvuga ku rukundo, tukagira urukundo nyakuri, zaba inkuru z'urukundo, kuvuga ku rukundo tukarujya imuzi, tukamenya ibibazo birubonekamo, tukamenya n'icyo twakora kugira ngo habeho urukundo koko rukomeye. Ni inono+tv, ikiganiro n'ukuri kwanjye nakagaruka. Ciao.